turabasuhuje rero nk'ibisanzwe ni Soko y'Imigisha TV mama muri kumwe nanjye Bonheur turi kumwe na Krizo. Umunsi tugiye kuvuga ku mikirize y'urubanza rwa Yongwe, ariko mbere yuko tubivugaho reka Pastor Amanza dusengere. Turagushimiye Mwami Yesu, turagushimiye kuko uri Imana igira neza kandi uri Imana ishobora byose. Turagushimiye ko nta kibasha kurogora umugambi wawe. Tugiye kuganira Nyagasani Imana Data wera ku mugambi wawe n'ubundi ku bantu bawe. Turagusabye cyane kugira ngo twiyoborere, Mwuka wera tuyobore, kandi ikiganiro tugiye gukora n'ubundi kizabe cyo gufasha abantu benshi bajya badukurikirana, bazakomeze gufashwa nabyo nk'uko n'ubundi n'ibindi bijya bibafasha. Ubuntu bwawe rero n'imbabazi zawe bikomeze kutugaragaraho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Hanyuma aka kanya urubanza rurimo ruraba live hano ku rukiko hano rw'ibanze rwa Gasabo aho bita Kibagabaga. Yego. Niho ruri kubera rero Yongwe araje yambaye costume nk'ibisanzwe na Bibiliya nk'umuntu w'umu apotere cyangwa se mubwiriza butumwa bwiza. Abantu barabizi ko ku itariki ya mbere y'ukwa 10 ari bwo umuvugizi wa Libo Thierry aribwo yavuze uko bimeze. Hanyuma Pastor biriya byahashinzwa kwihesha iby'undi ibintu nk'ibyo hari ibihano yafatirwa. Nkawe urabibona ute uru rubanza, urabibona ute, urabyumva ute? Uru rubanza uko mbibona ngewe, uretse ubuntu bw'Imana yamugirira, ariko bitabaye ubuntu bw'Imana ngo Imana imurengere imutabare, ashobora kubona ibihano. Ashobora kubona ibihano kuko icyaha bamuvuga kiramutse kimuhamye, yabona ibihano nyine kuko kigendanye n'ibihano nyine byacyo. Nta cyatuma rero atabibona, sibyo? Kiretse nibitamuhama, ariko biramutse bimuhamye yahana. Reka nkoresha ijambo dukunda gukoresha biravugwa, kuko nyine ntago nyine ari ibintu bya nyabyo. Biravugwa ko biriya bintu koko Yongwe bamushinza bishobora kuba ari byo. Ese bibaye ari byo byaba ari igisebo muri gospel industry mu Rwanda, urabyumva ute? Cyangwa ntago byaba ari igisebo? Abantu bagira imyumvire itandukanye. Ngewe ntago mbifata nk'igisebo kuri gospel mu Rwanda, cyangwa se kwivuga butumwa mu Rwanda, cyangwa se kubavuga butumwa bo mu Rwanda, ahubwo mbifata nk'igisebo kuri Yongwe ubwe ku giti cye. Urumva kuko ntabwo umuntu azajya akora icyaha ngo tugishyire ku bantu bose, tuvuge ngo imvugo y'abantu bavuga ngo abakozi b'Imana b'iki gihe, ngo reba nka apotre ibyo aba yakoze biki ngo babishyire ku bapotre bose. Oya, hari abapotre bazima bakorera Imana by'ukuri, hari n'abapotre rero bakora nk'ibyo ngibyo. Ntabwo turi bumuhamye icyaha kuko ntabwo kiramufata. Ubu ari mu maboko y'ubutabera, nta nubwo turamenya imyanzuro yatanzwe, sibyo ko turi kubikurikiranira hafi. Turimo turabikurikiranira hafi, ariko rwose kiramutse kinamuhamye, ntago biri bwitirirwe abakozi b'Imana bose, ntago biri bwitirirwe gospel yo mu Rwanda, biritirirwa Apotre Harerimana Joseph. Niyo byitirirwa. Ndayazi, yitwa Harerimana Joseph. Turaziranye kera kiri mwarimu hariya mu Nyarugenge hariya, turaziranye, ndamuzi. No muri inshuti mujya munaganira? Ntago turi inshuti. Mwari muri inshuti muri icyo gihe? Nabwo ntago twari inshuti. Ariko mwajyaga musengana? Twarasenganye, twahuriye mu biterane nk'inshuro nk'eshatu. Akorera mu itorero rya ADPR, nanjye ariho nkorera umurimo w'Imana. Twahuriye mu biterane nk'inshuro nk'eshatu, ariko ntago navuga ngo ari inshuti yanjye. Akiri na hariya mwarimu Nyarugenge, nazaga nza kwasengera kenshi kwa gatatu. Ariko ntago navuga ngo turi inshuti. Ashobora kuba atananyibuka, ariko
njyewe ndamuzi, yaraye n'iwanjye. Yaraye n'iwanjye tugituye i Butare. Yaraye iwanjye mu nzu iwanjye, baje mu giterane mu itorero rya Cyarwa, ariko ku mudugudu bitaga Isahera. Twigeze tumutumira mu giterane, icyo gihe yaraye iwanjye mu rugo. Mufitanye amateka akomeye. Ariko ashobora kuba atabyibuka, ariko njyewe ndamuzi neza cyane. Uzi ko muziranye, muraziranye cyane, ahubwo uzajye kumusura ubwamwanditse umwibutse wumva uko bimeze, mwongere musubukure umubano ntawamenya. Oya, kumusura byo ni na byiza, nubwo bitaba ari mu rwego rwo gusubukura umubano. Gusura umuntu uri hariya biba byiza, umuntu afite n'ubushobozi akagira n'icyo amushyira, niba byemewe simbizi, ariko kumusura byo ni ingenzi. Naho tutaba tuziranye, duhujwe n'umwami umwe, duhujwe n'uko twese dukorera Imana, nicyo cyonyine cyatuma umuntu amugeraho akamusura. Hari abantu rero ku mihanda cyangwa se ku bitangazamakuru bindi, sinzi ukuntu babibara, bavuga ko ibi bintu bya Yongwe usanga nyine basa nk'aho bamuhamije icyaha. Niki wabwira abanyamakuru bahamye umuntu icyaha nyine kitaraba, ugasanga babigize ibintu bikomeye kandi icyaha kitarahama umuntu, nk'icyo bababwira? Ntekereza yuko kuko hari ibyagiye bivugwa byinshi, nagiye numva kuri social media kuvugwa n'abanyamakuru. Ntabwo nanabihamye, sinanamushinja n'icyaha. Ubundi umuntu yageze mu butabera, abantu bakwiriye kurindira icyemezo cy'ubutabera, akaba ari cyo kigira gute, akaba ari cyo gihabwa priorite. Hanyuma nyuma yabyo nyine ikibaye cyaba ari cyiza tukanezerwa, cyaba kitari cyiza kandi tukamufasha kwihangana, tukamukomeza kumusengera no kumusura. Ariko ngira ngo abantu benshi bagiye basa naho babyemeza yuko ari ukuri, bitewe hari nka video yagiye icicikana igaragaza uburyo hari uburyo yasabaga amafaranga ahantu hamwe yari yagiye kuvuga ubutumwa. Ibintu bitari byiza, ntabwo ari byiza, nanjye simbyemera, nta nubwo mbikunda. Biriya bintu byo kuvuga ngo niba ushaka promosiyo tanga ituro, niba ushaka visa tanga ituro, niba ushaka etaje tanga ituro n'iri, shima Imana ko yamaze kubikora. Ntago mbyemera, ni kimwe mu ntago bigaragara neza ku mukozi w'Imana. Biba bigaragara nabi, ntago ari byiza. Wenda ibyo ngibyo nibyo byatumye abantu basa n'aho bamushinja icyaha, bavuga yuko afitiye wenda n'imyenda abakozi benshi yakoresheje. Nicyo cyatumye bagenda babyemeza yuko ibyo bamufungiye ari ukuri. Ariko ntabwo ari byiza kugenda abantu babikwirakwiza, babivuga cyane. Iyo mu Bibiliya iratubwira ngo umuntu nagera mu bibazo wifatanye nawe mu gahinda arimo, nawe ari no mu byishimo nabwo dufatanye nawe kugira gute, kwishima. Rero byari bikwiriye ko twakwifatanya nawe, kuko yaguye muri icyo cyaha nyine, ariko n'undi ashobora kugwa no mu kindi icyo ari cyo cyose. Ntabwo twamucira witeka ngo tuvuge ngo ibyo birarangiye n'ibiki. Hariho na bamwe wenda banabikora ari kumwishima hejuru, ariko ntabwo ari byiza. Ibyiza ni uko twabona ko mwene data yaguye mu cyaha, tukamusengera, tukamwingingira Imana. Hari n'igihe biriya byabayeho ari ukugira ngo anahinduke. Ndatekereza yuko nava hari azavanayo ubundi bwenge, azavanayo indi experience. Rero nicyo twari dukwiriye gukora, ni ukurushaho kumusengera kugira ngo niba biramutse bibaye ngombwa yuko ahanwa, yihanganira igihano, kandi igihano kizamwigisha. Kuko buri igihano nacyo kiza, gishobora kuza giturutse ku Uwiteka Imana kugira ngo gihindure umuntu. Kuko n'ijambo ry'Imana yatubwira ngo umuntu Imana ikunda iramucyaha.
abakozi b'Imana dukwiriye kuva ku rwego rumwe tukagera ku rundi rwego, kuko bijya bimbabaza cyane iyo mbona ku ma social media abantu basa naho bashaka gupingana ku ma social media kandi bose bakorera Imana. Ntabwo bijya binshimisha, naho umuntu yaba ari umunyamakosa ntabwo ari umuntu wo gutererana ngo tumujugunye, oya. Byashoboka yuko ntabona icyo mufasha, byashoboka ko ntabona yuko namugeraho, ariko nibura sintangaze amagambo mabi kuri we, urumva, ahubwo nifatanya nawe mu bibazo yagize, nifatanya nawe mu gahinda yagize, naho yaba yabyiteye, kuko hari ibibazo umuntu agira byiteye, ariko si twebwe abakozi b'Imana dukwiriye kugira gute gufatanya n'isi kumuvuga, kumutererana, oya, uko byagenda kose ni uwacu. Hari indirimbo bimwe abasinzi bajya baririmba bakavuga ngo ni umusinzi ngo ariko ni uwacu. Urumva, niba abasinzi bo bashobora kuba ngo uriya ni uwacu, twebwe abakozi b'Imana twari dukwiriye kubikora birenze uko bagira gute babikora. Umuntu yagira mu kibazo tukifatanya nawe, ntabwo ari Yongwe gusa, n'abandi nagiye mbibona. Iyo umuntu ageze mu kibazo ugasanga abantu bashyuhije inkuru, ntabwo bikwiriye. Ni byiza yuko abantu bavugisha ukuri, ariko kandi bakihanganisha umuntu wageze mu bibazo no mu ntambara nk'izo ngizo. Nk'uko rero twabibabwiye live, aka kanya Apotre Yongwe amaze guhakana ubutekamutwe, yemera gukubira karindwi abakozi be nyine, wenda ubwo nabo ku gitangazamakuru cye. Hanyuma Apotre ikindi Yongwe ibyaha byose yabihakanye, cyane cyane ubutekamutwe akurikiranyweho. Numva Pastor, kandi ikindi yifashishije ano magambo avuga ati gusaba ituro ntabwo ari icyaha, kuko na Yesu yasabaga abantu gutanga ituro. Yavuze ko niba hari abashaka ko abasubiza abo yabatuye, ayo batuye azabakubira karindwi. Urumva ibyo bintu urabyumva ute? Ikindi hari ibindi yavuze ko yavuze ko gukurwaho icyaha ari ibintu ngo umuntu agomba kuba yujuje. Urumva, kuba wizera ko Imana ishobora kubikoraho ibintu byose. Ikindi, kwizera Yongwe ko ari umukozi w'Imana, kwizera imvugo ikoreshwa, kwatura ibyaha, kumvikana icyatakajwe. Hanyuma ibyo bintu urabyumva ute? Njyewe ndavuga kuri kimwe yavuze ngo kwaka ituro ntabwo ari icyaha. Ahubwo njyewe navuga ngo gutura ntabwo ari icyaha, ariko ntabwo umuntu yari akwiriye gutura abibwirijwe, abitegetswe. Ntabwo umuntu yari akwiriye gutura abitegetswe. Urumva, akwiriye kubwira abantu cyangwa se kubigisha yuko gutura ari byiza, n'impamvu yo gutura umuntu atura akabibigisha, ariko ntabwo bikwiriye ko umuntu abwira umuntu ngo kugira ngo kuriya gusaba ituro uvuga ngo kugira ngo ubone iki ngiki ni uko utanga ituro, ni nko kukigura. Kandi ibintu byose Imana iha abantu kubyara kubera ubuntu bwayo. Urumva, Imana iha umuntu umugabo kubera ko imugiriye ubuntu. Imana iha umuntu ubutunzi kuko yakoze. Ngewe nzi neza yuko gutanga ituro ni byiza kandi bizana umugisha. Bibiliya irabivuga neza ngo gutanga bizana umugisha kurusha kugira gute, kurusha guhabwa. Iyo utanga icya 10 ubivanye ku mutima, utabitegetswe, nibyo bituma ubasha kubona umugisha. Gutura rero ni byiza umuntu abivanye ku mutima, ariko umuntu wese usaba ituro akavuga ngo kugira ngo akorwe iki n'iki. Hari n'abashyiraho noneho na tarife bakavuga ngo imibare iyi n'iyi. Ntabwo byemera, ntabwo biri biblike, sibyo. Nta nubwo Pawulo yigeze kuvuga, avuga ijambo aravuga ngo natwe
natwe turi abakozi b'Imana, kandi umukozi w'Imana wese utanga iby'umwuka aba akwiriye guhabwa n'iki n'iby'umubiri. Iyo ni logique, ni ukuri. Ngo ariko ntabwo tubikora kugira ngo tutagira gute, tutagwisha bamwe b'abanyantege nkeya bariya twabwirije ubutumwa bwiza, tukagira gute, tukongera tukabagusha. Rero mu by'ukuri abantu bari bakwiriye kumenya yuko gutura ni byiza, ariko gutura ni ubushake buturutse ku mutima w'umuntu, kandi bikaza ari ishimwe, ushimira Imana ibyo yagize gute, ibyo yagukoreye. Urukundo rw'Imana ukarushimira, ukavuga ngo kubera urukundo rw'Imana n'ibyo yankoreye nkwiriye gutanga ituro muri ubu buryo. Ariko ntabwo nemeranya nawe yuko gusaba ituro, Yesu se none niba yarasabye ituro cyangwa se yarabivuze, sinzi uburyo yabivuzemo, simbizi, ariko Yesu ni nko kubwira abantu yuko gutura ari byiza. Urumva? Sibyo? Kuko hari aho yavuze ngo iby'Imana mu b'Imana n'ibya Kayizari mugire gute, mube Kayizari. Sibyo? Ariko ntabwo yigeze avuga ngo ayo mafaranga ni muyame. Urumva? Kwakira ituro, iyo avuga ngo kwakira ituro si icyaha, kwakira ituro si icyaha, ariko kurisaba ni icyaha. Kuryakira no kurisaba ni ibintu bibiri bitandukanye. Urumva? Kuryakira manzi nkamugira neza, cyangwa se tugasengana, twamara gusengana manzi akabona abonye umugisha, wa mugani abikoze neza, abantu ubundi ntabwo abantu nta nubwo barakwiriye kugira ikibazo. Ikibazo cyari gikwiriye kugira abo yatsa ayo maturo. Niba rero hari abantu muri bo yatsa ayo maturo bafite icyo kibazo, bazamusanga bakubire nyine inshuro 7. Sibyo? Urumva? Muri ibyo ngibyo nubwo asa naho atacyemeye icyaha, ariko mu bundi buryo yanacyemeye. Sibyo? Niba hari abantu bamurega yuko akaba yemeye kubakubira, akaba yemeye kubagira gute, kubishyura nabikubiye inshuro 7, ni umugabo mwiza cyane. Urumva? Bo, asante sana rero mushumba, reka dukomeze dukurikirana urubanza uko bimeze. Imana ibaho umugisha, ibi byabaye live kandi bikomeze kugenda neza rwose. Umukozi w'Imana, uri umwami w'amahoro, uri Imana igira neza, uri umunyembaraga, uri intwari mu ntambara, niwe ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira. Turangije gukora uyu murimo Nyagasani Imana Data wera, kandi ikiganiro kizagera ku bantu benshi, ariko turagusabye cyane kugira ngo kizagira icyo kibamarira mu izina rya Yesu Kristo, kizagira icyo mbese abo cyungura mu buryo bumwe n'ubundi. Reka rero ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bikomeze kugaragara kuri twebwe, kandi umugisha wasezeraniye abagukunda bose natwe tugereho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.